Yeah, welcome to Gentil Official muri Isanga neza hano muri studio. Twebwe nta studio tugira aho tugeze abari studio yacu. Yeah, muri Isanga turi kumwe n'abatumirwa kandi bakuru tumaze iminsi dutegereje muri studio. Na abasore atari bato atari n'abakuru baraza kutwibwira bonyine kubera ko n'abantu bakuru buri muntu arivuga. Turahera ukuboko kw'ibumoso watwibwira mutumirwa. Murakoze Gentil Official kunyakira hano kuri channel yanyu, channel y'abantu bose n'abandi bataraza turabiyegereje kuri channel. Mazina yanjye nk'ibisanzwe ni Patrick, sibwo bwa mbere ngeze hano kuri Gentil Official. Murakoze cyane. Urakoze kutwibwira kabisa. Reka twerekere mu kuboko kw'iburyo kwawe nawe twibwira. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Amazina y'ibisanzwe nitwa Justin Ndabunguye Ndabunga shwa basinzira. Urakoze cyane. Urakoze kwisanga hano kuri Gentil Official. Cyo nababwira ni ugukora share, subscribe. Niba nta ukuboko kwawe nta kindi kibazo ufite internet yawe, ugende dukande subscribe na share and comment. Sa tureba comment zanyu, mutubwiye mugomba gukosora ibi, mugomba kongeramo ibi ngibi. Izo bitekerezo zanyu zose nizo bidufasha mu kongera mu gukora neza, kwagura imirimo yacu ya Gentil Official. Muzukuri tugiye kuganira mwanya utari mutoya. Muzukuri ndaba profise ndabafatiranye ariko muri hangana niko umunyamakuru niko ateye. Narayisenga n'ugwiga amakuru, narateze ntega urugendo rw'amasaha 3 kugira ngo tubonane. Rero kwamba profise yewe tumubwira ikibazo turavanga tushe kwiyakira nk'abantu b'abagabo kandi ndabasohokana nta kiganiro cy'ubuntu. Oya nta kiganiro cyose kirishu faranga muri iyi minsi hari ukuntu ndimo kuzikozaho imitwe y'intoki. wivuga ngo uri kuzikozaho imitwe y'intoki Warazifite abantu bakugane, ifaranga abantu bakugane batembereze. nje ngiye gushaka abafatanya bikorwa aba shareholders bari muri Amerika. Anto muri Amerika ewan tubafite barahari si yo ko sigaye bigera nawe muri iyi minsi. Nibareke kwigira nawe. Iminsi ya Noheli baradutengushe abantu baze mu minsi mikuru baradutengushe ntako batagize. Abantu hanze baradutengushe kabisa, ariko nta kundi abantu tugenda tubamenye. Abantu muri Afrika batweretse ko turi kumwe, batwereka ko ibintu byose ari okay, ariko iyo bageze hari ese ni kiza kibatera. Abantu baba diaspora kabantu twarabanye kandi twarabanye mu byiza mu byiza no mu bibi. kandi ga iyo igihe baba badukeneye iyo badukeneye nibwo none ubona bigaruye ngo mani ngo naje tuje gukora ubukwe, ugerageza uzamfashe kandi ndarambiwe abantu muze mumbwira ngo mbakorere buri kimwe cyose mukagenda mutampamagaye mu nyice z'ahandi. ariko ntawamenye ni ukuvuga ngo ari ikintu twaje gusanga ngo n'aba diaspora ngo kuba baragiye ngo barahindutse. Ni ukuvuga ngo uriya n'umutima basanganywe ariko atarawukugaragarije none yamaraga kugaririye kubera ko umutima yasanganywe akagenda agira gute agahinduka. Niyo mpamvu rero utagomba kuvuga ngo umudiaspora ngo yagize ngo yakwinye amafaranga. Ngiye singibatindaho mu minsi mikuru twari twiteze ko abadiaspora baduha amafaranga. Dufite abantu benshi abadiaspora bari kuduha amafaranga, urubyiruko twakuranye n'abandi bageza, ariko babandi twiteze ko aribo zaduha niyo bayatwiye. Ahubwo tubona abanyafrika, turashimira abanyafrika, abantu bari hano muri Afrika umuzi ugampaye igice cyo kugera ku 5 kugera ku gihumbi ubahwe zora kubaha respect nifu nubona umuntu wa hano musangira duke mufite akaja hanze n'undi muzakomeza musangira ibyo afite manje. Umuntu mwasangiraga hano utuntu nyine duke mufite hano
nk'umuntu mwasangiraga ku ishuri duke mufite akajya hanze ewana uwo muntu niwe wawe man ariko wa muntu nyine n'umuntu nta kintu mwahuzaga mukaba mwaraganiraga gutyo akaba afite amafaranga yiwe ariko agakomeza akayashyira mu mufuka ntimugire icyo nyine uburyo musabanamo uwo nguwo uzahebe ariko Pazo ukiraho hari abantu barimo bishushanya ni ukuvuga ngo tukaba turi kumwe hano ubuzima tubanye murabuzi dusangira twamara gusangira ukagenda ukashyiriya ukajya hanze cyangwa se ngiye kajya hanze ariko twarabanye mu buzima hari abatipe benshi twagiye tubana mu buzima tukambarana ibintu byose twambarana nta kibazo kabisa ariko yamara kugenda agahinduka ni ukuvuga ngo wa muntu niwe muntu aba yarakwihishemo akakwereka kuko muri kumwe ariko mutari kumwe afite abandi bantu benshi ariko wa wundi wijyagaho ukavuga ati ndi kumwe na Patrick reka Janti mureke murumva akaba ari Janti nijyagaho Janti akanyohereza amafaranga je byambaye hari umuntu tutavugana penga ugwacho nkamucaho nkamusuhuza noneho aragenda agirwa yuko aragenda Imana imucira inzira kandi ndanabishimira ngiye kubona mbona sizo ukuntu twahuriye kuri groupe y'umuvandimwe tw'abiyubu mbona aranyandikiye ati bro mu mafaranga watanze y'intwererano y'amukobwa jewe nzayagutangira ariko ngiye kukohereza amafaranga ndabwiye ati umuntu utigeze ariko hari inshuti twajanaga twabanaga twararana ariko zitigeze zingira ati ari abantegushe benshi iyo babandi wizeye uzi ikintu gitangaje nta muntu wovuka no gwifaranga uri hanze kwa kuna mu famiye ngo uriya no kwa data wacu reka ashobora kuzigura abashuti banje tutavukana n'inshuti zanje muzamukanda akanyenyeri abavandimwe basongwe n'ubundi hari abantu ubona ko nanjye twabanaga ku ishuri utamuvugisha oya twaravuganaga iwe twanaranaga no ku gitanda kimwe guhera mu wa 4 segonderi mu wa gatandatu urumva tubana naza hano mu rugo tusabana ibintu byose ari tayari kabisa ubona turi kumwe man ubona turi kumwe kabisa ari inshuti yanjye ariko yagiye muri Amerika sinzi cyamuteye wacu ntegereza ko dukomeze nyine umubano umuntu agenda yica ku wundi ahubwo nanjye nafashe record ndamubwira man bro ibintu wakoze sibyo turi inshuti man uko niba wowe utamfataga nk'inshuti yawe jewe uracyari inshuti yanjye sinteze guhinduka kandi niba ari ikintu kiduhuza niba ari amafaranga duhuza ntabwo amafaranga aguza abantu kugira ngo babe inshuti wowe niwumva ko pe ukeneye kuba watanga umutima wawe ukavuga ngo ugiye kunyohereza ifaranga uzazinyohereze nzazakira kandi numva koko nta nyine bidakwiye ko wampa amafaranga nta kibazo pe ariko umujene yaragiye kabisa twicaho yatari ariko twaratuje tumeze neza reka nkubwire nutamva ifaranga undazazimba Pazo reka nkubwire hari akantu abantu bari hanze cyangwa se bagiye amahirwe bakajya hanze y'igihugu bumva ko niba muvuganye ari amafaranga ese akirana muri Afrika twakaza umwandikira naramwandikiye none ikibazo afite twebwe ntabwo tuba dushaka ngo muduhe amafaranga ahubwo wa mutima w'urukundo twari dufite niwe dukomeza jewe azozanga gusoma izo nanditse mwandikire mu capa niba gerageza agahuma tabone zozanandika mu capa biragoye kubona umuntu mujya muvuga mwarabanye ngo namara niba umuvugishije ngo ariko ngo abanyafurika ngo nta mafaranga wakararanyandikiye wowe ko wabisomye gute turashimira abantu bazaduha ifaranga tutabasabye tutarinze kwinginga tutarinze kumubwira ngo mpa amafaranga abajene banje Norvege ndabashimiye kandi Norvege ando muri Burayi bagira umutima mwiza ndabashimiye abajene banje bambaye ifaranga wo muri Norvege ndagushimiye muri Amerika nawe ndabashimiye nubwo azavanze kuvuga cyane ariko turabashimiye namwe muzamuduha ifaranga turabashimiye pe cyane abantu y'Uburayi bagira umutima mwiza kandi
turabashimiye. hari ikintu cyaje uzushimira abantu gusa hari abantu uziyavuga ngo se ko gutamvuza ntabwo dufite kuko nibe bikorwa wakoze nta bikorwa wakoze ukora ibikorwa n'ubundi tukenda kukuvuga ahubwo ibikorwa byawe nibyo byivuga dushimiye abantu baza baduha amafaranga batitaye ngo ni niki abantu bose baduha amafaranga waba uri muri Amerika waba uri Canada waba uri Australia waba uri Norvege waba uri Sweden aho hose waba uri turabashimiye nawe utayatanga ugenda wigana njare igihugu ntari nakira na kode zawe muri Australia ntibari umukoshi nawe ni ngaho muri Australia batagira ifaranga sinzi imana uko Australia nje nta muntu arwankandira n'ubushisha ni nta muntu arwankandira kanini jewe hari umuntu wo muri Australia wampaye ifaranga niba ni ako zaje zigushikaho neza kabiri ni ubwa mbere yanguriye telefone ya uwo muntu no kuhawa uwo muntu ariko ni muzima wa ni cyakoze niba ariko ndabushimira kuko yabikoze icyo gihe nimva muri Kongo niyo muntu twahuye ngo mufitanye kwa matwishimira mufitanye igihango ngo mufitanye ariko ndamushimira cyane uwo muntu uri muri Australia wambaye amafaranga ndagushimira uri intwari kazi kandi ni umumama ari ikibazo nagize wa hari umuntu wampamaga muri Amerika atwara tray ikimodoka za rukururana arambwira ngo noneho mane mfite urugendo rwa kure nshaka kujya muri Canada tugenda n'imodoka ariko ndashaka ko tugenda tuvugana none ngo ugende wicara ahantu ufate fanta urumva ufate fanta nurangiza gato ukomeze ngo yimwe dukomeze gato tuvuganaga amasaha age cyagira irungu ndabubwira fanta no yigurira no muri Marriott nogenda nkayigurira na convention n'amahoteli akomeye bitatu no bibura nambwiye ateka nkubwiye papa ntago ndi imvura mukuru yawe kandi ikindi wowe nuburi yonge ntundusha ifaranga ibaze ukuntu namwiyemeyeho tundusha ifaranga wowe urankangisha mu bitatu bya fanta aho hose naba ndi nabimwe man ari abajeni baduhamagara bindusha bazirirwa baduhamagara ngo baduhamagara kugira ngo dukomeze tuvugane nabo bakomeze urugendo rwabo akazi kabo bakomeze urugendo rwabo akomeze akazi ntarambirwe ntakomeze ese reka nkubaze niba umpamagaye ngo ukomeze akazi kawe nibwo tutazufata muri ya mafaranga kubera ko mba naguhaye umwanya naje naguhaye umwanya niba uvuga ngo wampaye umwanya kandi musiga mutwemeraho ikintu mukavuga ngo mwaduhaye umwanya nje sinaguhaye niba naguhaye umwanya komeza urugendo rwiwe irungurira shira uvuye muri Amerika ugiye muri Canada mbanye nawe turavuganye urinze ugera muri Canada jewe nta mwanya wanje natanze usibye nizo ngive baza kuvugisha umuntu sino yaguye reba buryo utumodoka tugenda gahoro man ibaze urugendo kuva muri Amerika ndi kurura nka ujya kwigikera kugenda muno ibaze kugenda muri sino ukamura amasaha 10 muri kuvugana bro muri kuvugana umvize sacrifice aba diaspora muri rusange rwose Imana yabaciriye inzira pe muragenda Imana nosigani tuzobasanga kandi ndi tubasangaga nituzaga tuzobaga ntakinye muzogira isoni nyinshi cyane kandi reka nkubwire tubone uyu mu diaspora uri kwanga kukuvugisha niyumva nguje mu gihugu cawo azaza kugutega uzaza kugutega izo ndabo nje uzozya akanyabo ko muri Amerika nakabuka jewe simbu ururabo ntabwo ikintu Justin Gwiza ariko ntabwo ari umuco ibyiza ni uko tugomba gusabana duke dufite Imana yaduhaye tuba tugomba kubisangira pe yes kandi gushimira ari umwana wa Canada petit ni muto y'amana nta kazi afite ariko aribwiriza acyari umunyeshuri aribwirizaga akambwira bro ndabona mfite ayangaya hanga muri Strego Kigali muri Strego uri muri Strego wowe fata ayangaya niyo yaba ari make ari 10 20 30 man ngewe ndayakira ku mutima nkavuga nkishima nkavuga umupeti nta kazi afite arantekereje umupeti uri Canada kabisa wumve ko ngushimiye kandi azakomeza bikora ntagacogore ndagushime uri umwana utekereza icyo kintu pazo reka nkubwire tubona umuntu utekereza icyo kintu aba ari umugabo cyane kandi nduje gukora ikintu ngo ugicishe muri runa ntubona niba ugiye kumpa amafaranga Patrick tuzaje kuvuga ngo birege uyacishe muri birege hanze
oya nanjye sinokwemerera nzabe amafaranga sinayakira nuvuga ngo niba ugiye kunyohereza zumamagara umbwire ngo Justin aya mafaranga mfite 5,000 cyangwa mfite 1,000 natekereje kukiguha ukimpe ariko ureke kuvuga ngo ugicisha muri biregera bize ati biregera nawe azahita amamagara kwara umuntu uguhajeje 1,000 ariko useka ibyo bizambabaza jya uja kunyoreza amafaranga niba ari make uyancishe ureke kuyacisha kuwundi cyangwa tuvugane abantu baba diaspora niba tubavuzeho ntabwo ari ukubanga kandi ubwo tubavuze ntimugende ngo mutwange ngo twabavuze uko mwatekerezaga duke mwaduhaga ngo natwo impamvu tubavuze kuba tubavugisha ntabwo ari ukubwira ngo tubavuze ntabwo ari ikiguzi ntabwo ari amafaranga man kuvugana nawe kugira ngo wa mutima w'urukundo dukomeze tuwusigasire kuko impamvu atari amafaranga umenye uko naramutse menye uko waramutse impamvu atari amafaranga kuko mutaragenda n'ubundi twaravuganaga man twabagaho cyangwa se niba ubona ko tukuvugisha ko ari amafaranga ubuzima bwanjye buri mu maboko yawe man ize kintu kintangaza man ari abajene tuba twarabanye man mu buzima bubi tuba twarasangiye agahiye urumva tuba twari ibaze kwiba ubunyobwa ari abajene twibanye ubunyobwa wigaze kwiba ubunyobwa kera man turi abanyeshuri man ubunyobwa twarabwibye urumva abajene tugenda mu rutoki rw'abantu urumva tuzobwishura urumva abajene tugasiragoringana tukaba mu buzima bubi man nyine ari ubuzima ubamo ako ufite man ukifuza ko na mugenzi wawe ukajyaho niba ufite nk'umuneke man ukawucamo ibice nka 5 muri 5 ari urukundo man ariko soko za kera zabaga zikomeye ariko man ukona umujene agiye hanze man no kukuvugisha bibaye ikibazo man reka mabwire mwebwe muri aho ngaho hakurya abanyamurenge nta batazanyura arabanyuze Mexique twebwe tuzongera muri Venezuela aho ara kwa Maduro tuzongera twije muri Amerika kandi no muri Swede twonyura tugahinga tugenda hari abanyura se hari inzira iri muri Swede hari inzira umuntu wifuza kuja muri Swede anyureho nije gutanga amatike nije gukatisha uransanga hari muri shike hariya mu mujyi gusobanura ibijanye n'amatike yo kuja muri Swede nje sinifuza kugenda je nifuza igihugu ca Amerika gusa kiza cyo kibaho hari abantu babona kuko tuba turi kuvuga twavuze icyo ntabwo turi imbura mukora turi abantu bafite ejo hazaza kandi kubura aho ngaho hari system umwe njyanshima njye gukunda gukurikirana ibiganiro byiwe yigaza ngo gusaba umujya famille yabo yari iri hanze nyine abantu bavukana tuvukana genda ngiye hanze nkagusaba amafaranga ukanijyaho mwarangize mu system Angela we abwira aramubwira ngo indege yakujanye wibuke ko igihari cyangwa se nubwo yarapfuye indege iraca ntabwo ari nka za zindi za Kongo zihagurukana ibibazo 9 kwitura ku butaka ni indege bakanitse bakoreye control ari indege tukisanga tugahurira muri Kongo ugasanga nanje mfite imbaraga ikintu cyo niba ari ikintu reka mvuga ku ikintu cyo turiyita ngo turasenga sibyo ubwo turi hanze turasenga pe tugashira ibitaramo tugasenga ariko niba usenga ugicira abandi imanza ukumva kuko kuvugisha umuntu ari sacrifice ari ugutanga ibyawe uri umuntu usenga wamenye Imana uri umutaramyi ukavuga ngo ndasenze ariko Justin namvugisha ngo na mafaranga agiye kunsaba ico kintu nugishingiraho uzaba utaramenya Imana niba twaramenye Imana tugasogongera tujye dukora ibyo umwuka dutegeka tureke kumva kuko abadiaspora kuba tubavuze sukuvuga ngo nyine ngo turabihaye ngo mbese ngo turabatata ntago ari ukubataga ahubwo ni inenge nyine ureba ku muntu ukavuga ngo se inenge wakubwira inenge yawe ukikosora byagenda neza ntacyo ari cyo bitwaye kandi hari abantu bitwaza ngo twabavuze nta muntu twavuze aro twavuze izina ntawe twavuze wowe bibabaza ni wowe nyine twateye niwe twavuze
abanyamurenge tubayeho mu rukundo gufashanya mani gufashanya ni byiza niba ubonye mugenzi wawe ari ikintu abura mufashe ibintu bigende neza kandi tunashimira n'abandi baturanyi bacu abanyamasisi n'abana bagira urukundo man abanyamasisi no nasanze bagira urukundo uzi ikintu cyanangaje kabisa man umunyamasisi man ewana araza akaguha amafaranga yawe kandi nta utanamusabye man uzi impamvu bagukunda abanyamasisi nuko mwavuye muri Kongo ikindi ni wa muntu umunyamasisi uzuzirikana iyo afite amafaranga taza agira ubushisha bw'abanyamurenge aza yamaguha amafaranga cyangwa akamakubwira ngo mwicare bagira kirize kandi tutarakuramo iyo kirize reka nshimire nanje umukobwa twariganye P4 twiganye P4 icyo gihe twigaga muri B twagiraga amashuri ane yo mu wa kane primaire ari umukobwa witwa Olive man yagiye muri Amerika 2016 na gatanu sinzamwibagirwa man ari ukuntu wowe ufite nk'amakayi menshi sibyo nk'amakayi menshi ukaba ufite wenda nk'amakayi ufite ikayi ya STI ya science y'imibare ukaba ufite na exercise yayo man ndibuka ko yabuze ikayi man urumva umukobwa witwa Olive ndagushimiye uri inshuti yanjye man ntago twahuriye Facebook yaragiye nyine yaransezeye gusa turaburana anyandika kuri Facebook mushira turaca house ndacahari kabisa uri he uri mu Rwanda uradusanga sindabasanga ariko biri hafi man arambwira ati nta namba yawe ya mobile money aravuga ati unize kumuheza agakayi ka gasuku reba kagakayi k'umutuku kagiraga page 16 aravuga ngo iyo kayi ngo ndacayibuka man anyohereza amadolari 100 ntayamusabye gusa kuzirikana neza man abana b'abanyamasisi rwose ni abana beza turabashimira inshuti zanje zagiye Amerika zagiye Norvège mu Faransa ndabazirikana kandi ndabizi ko namwe arizo mwakoze arizo mwankoreye kandi mwabikoze ko kudahatwa ko kumva ko ari ikintu nabasabye uzubaho umuntu utekereza kuguha amafaranga yawe utanamusabye atazi n'ikibazo cyawe kavuga ngo rero bro ndenda ukuntu bimeze naronse akanguhereza amafaranga y'agafanta ugende nawe wibereho nyine ukabona guheza amadolari 50 y'abana man abanyamasisi n'abana beza ndabashimiye cyane byatari ari n'abandi bana b'abasista nyine nta simbavuze simvuze amazina genda nabashimira cyane baba muri Canada abo bana mwabana mukomeze urwo rukundo mukomeze mukunda mutazahazwa n'abavyeyi biwe batazabigisha imico mibi ukora neza ubutumwa tugomba kumushimira ukora nabi nawe uzisubire kandi namara kuze mubona kubera ko muri aho ngaho muri hanze turabashimira serivisi yose muzanshakaho ndi hano mu Rwanda nzayikora nzayibafasha kuyikora gute ma uri hano uzambwire nzagufasha kubera ko wankoreye neza uje no wanza akakubwira bro genda umfasha akangaka n'akangaka nta kintu muhuriyo nta kintu agufasha kubera ko nyine yumva ko afite nyine tu power hanze kuba hanze man nta kintu bivuze so rero tugomba gufashanya man tugomba gufashanya kandi ntabwo tubivuze ari ukuvuga ngo nuko turi kubasaba turi kuri kamera turi muri studio turi muri studio uzampa ifaranga ubishaka utabishaka uzabire kandi tukumve ko ubuzima bwanje buri mu maboko yawe kandi uzi ukora neza ukuboko icyo ukoze niba utangisha ukuboko k'uburyo uko umusoko yo kumenya icyo wakoze tujya kuvuga ngo nahaye jisita amafaranga nagize gutera oya kora neza mana ari umuntu gukubita amafaranga sibyo utanamubwiye mana ukabura icyo ukora ukabumushimira jara umuntu wanyoje amafaranga urumva muhereza rekodi y'iminota 15 baruma gushimira mari no nibagirwa ngasubira muri zora mfite no kubura to gatandatu wenda bana umuntu yagusha amafaranga njyewe umuntu amamagara ni mubyara wanjye amamagara arangira ati ngiye gutuza ubuzima ubayeho ariko ngiye gukohereza amafaranga arayohereza sinigeze navugana nawe kandi bwa rugamba none ndamurenda namubwiye ati aya mafaranga namuhozaga kuri stati
uri imfura uri imfura data nubona nagupostinze wowe uri muri Amerika uzamenye ko uwo muntu ubona ko nagupostinze yagize icyo ko niryo banga none nimana narivuze ngo starere abantu bameze neza uzibashekerera ukamubwira ngo wambaye neza wambaye kirato ciza ngo uwo muntu wankoreye izo serivisi anyohereje kuva yagiye amaze imyaka 2-3 hafi ariko anyohereje kabiri ariko ako kabiri kaza gatubuze cyane kaza gakuye iyo muntu yotinda akavuga ati kandi afite umuryango wa sebukuri hano ari kwitaho nawe witaho afite n'izindi nshuti ziwe bamenyenye ngewe ntazi urumva nazo yitaho ariko azagira gucya gatekereza akavuga ati nkoreze ndamushimira cyane se ko abantu batwima ifaranga batarashaka bazazishyira ibaze noneho niba bari abantu gaba bimifaranga batarashaka baba bafite ahandi bazitaha twarahamenye kandi hari ahandi niho bamenyenye nyuma yuko mu bariya baje kwa kunda umubona kuri social media ukahita uvuga ati uyu muntu reka muha amafaranga yarashimira abantu abantu bagira umutima mwiza wo gutanga ariko njyari umujene nibutse ko ari umujene wo muri Australia nyine to nanjye bapaye ifaranga umwe kabisa kandi mbwira abajene banje baba hanze muri Australia benshi ariko ntaho udafite inshuti jara umujene wampamagaye ari umuhungu twari inshuti bya hatari man bya hatari ku ishuri simuvuze izina kuko niganye n'abanyamurenge benshi urimo aribwiriza wabikoze nta faranga yampa kuva yabaho aho ni igiceri cyo guhaha tacu kandi arabizi ko nabaye ugira urugo buri muntu agira urugo rw'iyo mu mutima uragira se nta rugo ufite wowe buri muntu agira urugo rw'iyo mwana urarugenda mu mufuka noneho umukobwa arampamagara aravuga ati ngo janti bimeze bite se ngo ifaranga za runaka ngo warazimaze ntuzwa n'iki ko twari inshuti kubizi kandi abantu baza bavuga ngo mani ngo abajene bo hanze ngo uzi ukuntu mwari inshuti ngo uzi ifaranga ngo azaguha ifaranga ngatekereza nka mama ni gute umuntu avuga ngo agarama ifaranga ndamubwiraga ejo bundi nagize gutya nidodeshereza agakositime kanjye ndambara nitahira ubukwe imuhanga ngezeyo mpurira n'abantu nyine tuziranye ngo shango ya n'amafaranga ya runaka na runaka ngutu mwari inshuti ngo nizere ko waje muri private kandi naje mani zo bintu bazayimbira mani yewe wowe utekereza kuko runaka ari we utuma mera neza usibye n'ibyo ikoti rirahenze rya kositime rirahenze uburyo utaryigurira ntabwo rihenze hariya kwa Juma turakwamamarije Juma hariya Nyabugogo afite amakoti meza cyane washaka ya caguwa washaka ya mangaze afite amakoti meza mu mugani azi no kuyakora neza no kuyapunguza none turahura ahantu nyine twari twasohokeye duhura n'abantu ushanga ngo umeze ngo nawe wotaka ubukene ngo twizere ko ufite amafaranga menshi ngo ufite ngo banyoko wanyu bari hanze ngo ufite baso wanyu bari hanze ngo ufite barumuna bakuru bari hanze ufite ngo bantu hanze bigati bataguha amafaranga ese iwe abo bantu biwanyu bari hanze tiwogweza ku giti cyawe nawe ugatanga ku giti cyawe kuki ushaka imigabane none nkamubwira ati yewe kuba bari hanze barabene wacu bafite genda njyewe nta rugo bafite famiye yacu bita kuruta njyewe w'umusiribateri kandi bariya turabashimira bene wacu bari hanze baza bakora imirimo myiza abakora imirimo myiza n'abakora imirimo itari myiza nabo byose turabashimiye kuko baba bafite ibyo bakora ariko ntabwo kuba umwene wacu ari hanze ntabwo ari ukuvuga ngo mfite amafaranga ahagije wapi ntayo mfite nta naho bihuriye ushobora kugira amafaranga bidaciye muri mwene wacu kandi mufite ari hanze rero bene wacu kuba bari hanze ntabwo ari ukuvuga ngo ari mushiki wanjye wo mwa mama wacu aba muri Canada turi inshuti cyane n'ubu ntabwo dufite kuzatandukana kuzageza tugiye kwa Yesu Kristo hari abantu bazampamagara babanye gushaka ngo waduhe amafaranga ngo uko mushiki wawe ngo azayaguha nguko mushiki wawe nguko tuzi ko mushiki wawe yitse muraka kuvuga uyitse muraka kuvuga none mwageze se mushiki wawe ari hari n'umwana w'umukobwa ejo bundi azaba afite fiance
aza gukora ubukwe iki byose kandi mushiki wanje nubwo yo yampa sinamugaye ko aza yampa nzanira yajya kandi mwebwe muvuga ngo aza yampa menshi ndayafite menshi nyine kuko nyine muvuga ko yampa ariko afite inshingano ziwe kandi anafite umuryango afite abantu bagomba gufasha inshuti ziwe sante sante murakoze tugeze ku musozo w'ikiganiro yacu twabasaba gukora subscribe share and comment kugira ngo mukomeze muduteze imbere mutuzamure nimwe abantu dufite ni mu butunzi dufite nubwo izo faranga muzi twima ariko mu bundi buryo mu tuzamura zabakandaho mugende mukandi subscribe ciao ciao kabisa